Yes, ndabasuhuje bakunzi ba P-Mining aho muherereye hose, mwebwe mudahwema gukurikira umuyoboro wa P-Mining, waba uri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, impande z'isi yose ndabasuhuje. Kuri uyu munsi rero twagarutse mu mushinga wacu wa Pi Network. Umushinga wacu wa Pi Network ni umushinga tudahwema gukurikira umunsi ku munsi. Nk'uko rero twari dufite ibibazo mu minsi yashize. Twari dufite ibibazo mu minsi yashize by'abantu bari bafite ikibazo giteye gutya. Ndagira ngo mbwire abantu bafite ikibazo kimeze gutya, n'abandi bari biteguye ko gishobora kubabaho, kuko iki kibazo kibaho ntawe ugishyizemo uruhare. Nkongera nkagaruka ku bantu bari bafite ikibazo cyo kwibagirwa password, ndetse n'abandi bari barabuze password cyangwa bashaka guhindura password, bikaba byari byarabaye ikibazo. Kwinjira rero bakoresheje phone number ndetse no kuverifiya phone number ntabwo byakundaga mu minsi yashize. None ndagira ngo rero mbabwire yuko aka kanya igisubizo cyabonetse. Urasabwa rero gukurikira witonze, ntiwihutishe iyi video kugira ngo wumve amakuru akubiyemo ndetse n'icyo wakora kugira ngo nawe utangire gukoresha phone number, uhindure umubare w'ibanga cyangwa ugarure account yawe wari warabuze. Njyewe rero ugiye kubagezaho kino kiganiro nk'uko bisanzwe ni Felix, naho channel yo P-Mining TV. Bahaye ikaze, wowe mushyashya ku muyoboro, ukande subscribe kandi no kunzogera kugira ngo amakuru yacu akomeze atambuke agere ku bantu benshi. Update y'uyu munsi rero, ibisubizo byabonetse ku bantu bari baragize ikibazo kuri phone number. Haba ari umuntu wibagiwe phone number, ari umuntu ushaka kuyihindura, ari umuntu ushaka kwinjira muri account yiwe, ndagira ngo mubwire ngo byose byakunze. Kurikira witonze. Hanyuma amakuru turayakurikirana kuri uyu murongo, twagerageje gushakisha amakuru aho bishoboka hose. Hano amakuru yacu aravuga ngo iki? P-Network ubu guhindura ijambo rya konti yawe w'ibanga biri gukunda. Aya yose ni amakuru ajyanye no guhindura umubare w'ibanga wa P-Network yawe. Urasaba kugenda gakeya ntiwihutishe. Amakuru meza abapiyona bose bagomba kwishimira uyu munsi. Byongeye kwemera aho mu minsi yashize twari tumaze iminsi guhindura kwa updatinga ijambo banga byaranze bidakunda ku bapiyona benshi cyane. P-Network rero yongeye gutanga uburenganzira bwo guhindura ijambo banga mu gihe wari umaze igihe kirekire cyangwa iminsi bitari gukunda. Kwihindura rero ijambo banga mu gihe byari bimaze iminsi bidakunda, ubu nawe wabyikorera. My friend, abantu mwese mwari mufite ibibazo, ndagira ngo mugende mwinjire muri account, mugarure account yanyu yari yarabuze. Hari abantu bari baratakaje account kubera ko bari barakoze log out ariko gukora login bikanga kubera yuko phone number ntabwo yari irimo ikora. Abantu bari baribagiwe ijambo banga byari byaraheze. Ubu rero murareba ko byongeye gukunda. Ni gute wagarura konti yawe ya Pi Network ukoresheje uburyo bwo kohereza ubutumwa bugufi SMS. Ubu ngubu
ubu ngubu abapayoniya bashobora guhindura byoroshye ndetse no kugarura konti zabo bari barabuze. Ugomba kubanza ukareba aya makuru. Murareba aha ngaha dufite iyi akawunti yacu. Murareba uyu muntu yari yakoze logawuti, ariko kubera yuko fone namba aha ngaha ntago yari irimo ikunda kandi yari yaribagiwe pasiwadi. Murumva rero cyari ikibazo, kandi iyi nzira niyo yoroshye kugira ngo ugere muri akawunti. Nongera ngira ngo mbwire abapayoniya bose kugira ngo bajye bamenya pasiwadi ya Facebook, kuko mu gihe fone namba yanze wakwinjira ukoresheje Facebook. Twihuta cyane rero. Ese ni iki wakora? Ni gute wagarura konti yawe ya Pi Network ukoresheje uburyo bwo kohereza ubutumwa SMS? Ugomba kubanza ugashyiramo application ya Pi Network muri telefone yawe. Cyambere ubanza ugakora, nimba wari waribagiwe akawunti na waribagiwe pasiwadi, ikintu cya mbere uzakora uzagenda downloadinge application ya Pi Network. Icya kabiri, genzura ko ufite interineti iri gukora neza kandi ihagije. Numara kudownloadinga application ya Pi Network urareba ko ufite interineti ihagije. Hanyuma gatatu, fungura application ya Pi Network. Nufungura ino application uragera aha ngaha, urahita uza aha ngaha. Hanyuma numara gufungura iyi application ya Pi Network, igikurikiyeho ushobora guhitamo uburyo wifuza gukomezamo, aho bagusaba gukomeza na Facebook cyangwa nimero ya telefoni. Muri iyi nkuru turabasaba cyangwa turabashishikariza gukoresha nimero ya telefoni. Aha ngaha rero hano niho barimo batubwira, urareba baduhaye shuwa ebyiri: gukoresha Facebook cyangwa tugakoresha fone namba. Tugakoresha fone namba aha ngaha. Reba baduhaye uburyo bubiri bwo gukoresha fone namba na Facebook. Icyiza rero kurusha ibindi ni uko twebwe aka kanya twakoresha fone namba. Icyiza ni uko twakoresha fone namba. Hanyuma iyo turangije guhitamo fone namba, hitamo gukomeza ukoresheje telefone. Baragusaba guhitamo igihugu utuyemo. Bahita bagusaba guhitamo igihugu utuyemo. Nyuma yo guhitamo igihugu utuyemo, baragusaba gushyiramo nimero ya telefone. Baragusaba gushyiramo nimero ya telefone. Hano ni twahitamo igihugu, urareba bahise badusaba gushyiramo igihugu dutuyemo aha ngaha. Buri muntu wese rero arashyiramo igihugu cyiwe atuyemo. Nurangiza ushyiremo fone namba wakoresheje ufungura iyo akawunti. My friend, tugendane gake gake. Tugendane gake gake paka tugaruye akawunti twagiye tubura ndetse n'abibagiwe fone namba. Hanyuma tugera aha ngaha, iyo tugeze aha ngaha turaza tugakora iki? Nyuma yo guhitamo igihugu utuyemo, baragusaba gushyiramo nimero ya telefone. Ibyo twabibonye. Genzura neza ko iyo nimero ugiye gukoresha ariyo wari warakoresheje mbere kandi uyifite, kuko
bagusaba kohereza ubutumwa bugufi kugira ngo barebe koko ari iyawe, verification. Genzura neza ko iyo nimero ugiye gukoresha ariyo wari warakoresheje mbere kuri konti kandi uba uyifite, kuko baguha SMS yo kugira ngo baverifiye yuko iyo fone urimo ukoresha ari iyawe. Hanyuma rero hano ubu turaza ahangaha, nikwamara kugera ahangaha tumaze kuzuzamo, hano turaza dushyiremo phone number ndetse hano dushyiremo phone number. Reka dushyiremo igihugu cyacu, kubera ko twe turi mu Rwanda tuhashyiraho mu Rwanda, hanyuma dushyiremo phone number. Hanyuma dukande submit. Turakanda submit. Reka dufungureho connection kuko nari mbaye nzifunze gake kugira ngo zitaduderanja kuri message, ariko murihangana kuri message. Hanyuma turakanda submit, tutegereze. Murareba rero iyo tugeze hano, niba wowe wibuka password, uraza uyishyira ahangaha. Ariko noneho kuri ba bantu bibagiwe password, turagaruka kuri ba bantu bibagiwe password, muraza mukande hano forget ahangaha. Muraza mukande forget ahangaha, tugaruke ku nyandiko yacu baduhaye yuko tugiye dukora iyi update. Hanyuma iyo nimero ya telefone wakoresheje ufungura igomba kuba iriho amafaranga 300, kuko hari igihe ushobora kwibeshya. Baguha kode ukayohereza ugahita uyikupa utahinduye password, cyangwa bataguhaye kode cyangwa urubuga rwaho guhindurira password. Iyi amafaranga 300 rero ni aya SMS. Ugomba kuba ufite nibura 300 cyangwa kuzamura, ariko SMS igenda ku biceri wenda 100, ndumva ari 90, nimba ari 90 ntabwo ndi kwibuka neza, ariko nibura kugira ngo igikorwa cyawe kigende ugomba gushyiraho nibura nka 300, kuko n'ubundi nasigara kuri konte, kuri balance araba ari ayawe. Hanyuma iyo umaze gushyiramo nimero bagusaba gushyiramo password, ariho ahangaha twari tugeze. Ahangaha urareba ko badusabye gushyiramo password ahangaha. Hanyuma rero hano dufite ibibazo bibiri. Ushobora kuba utaruzi kwinjiramo, undi nawe akaba yaribagiwe password. Hano rero gushyiramo password yawe uyizi biroroshye, ahubwo reka turebe ngo nk'umuntu none wibagiwe password bimeze gute. Reka turebe umuntu wibagiwe password uko bimeze. Turaza rero dukanda hano kuri forget password. Tuze dukande kuri forget, hanyuma tuze hano dukande recover account, recovering. Nikwakanda kuri cover, turategereza bongera badusubize hahandi. Murareba tugarutse noneho hahandi twatangiriye gushyiramo nanone igihugu ndetse na ya phone number twatangiriyeho. Reka tujye ku nyandiko yacu rero twumve ngo ese bimeze gute. Hanyuma twari tumaze kureba yuko badusaba ijambo banga. Hanyuma kuko uba utayibuka, ureba hasi ahanditse ngo forget password, mu kinyarwanda haba handitse wibagiwe ijambo banga. Amakuru yose urareba yuko bayaduhaye uko tugomba guhindura password. Hanyuma uhitamo ugakanda
ubundi ukongera ugahitamo igihugu ndetse ugashyiramo na nimero ya telefoni yawe. My friend, ibintu turimo turabigenda gake gake, ndagusaba kugira ngo ukurikire neza. Ibi ni ibintu byanditse turimo kugenda gukora. Okay, hanyuma turaza dusubire hano. Hariya ko baduhaye twagarutse hano gushyiramo igihugu cyacu ndetse na phone number. Ngo turaza dusubizemo igihugu dutuye, muri muntu wese ashyiramo igihugu arimo. Igihugu wakoresheje ufungura account yawe. Okay, turongera dushyiremo u Rwanda, maze hano tuze dushyiremo phone number. Okay, Rwanda, dushyiremo Rwanda. Okay, hanyuma tuze hano dushyiremo phone number, hanyuma dukande submit. Dukande hano submit. Okay, hanyuma rero hano bahita baduhereza open message. Ahangaha niho tugiye gukanda. Tuze tuhakande. Wongera duhe open message. Ahangaha twongeye dukande hano. Okay, tuze tuhakande. Iyo tuhakanze bahita batuzana ahangaha. Hano ushobora kugenda ugakoresha kuri invitation hariya kuri WhatsApp, cyangwa ugakoresha hano kuri message. Rero ndaguhitiramo gukoresha message. Okay, dukande kuri message. Hanyuma tubwiye ngo start over. Tangira ahangaha. Nurangiza hariya ko twohereje message. Okay, jewe rero aka kanya ndagira ngo mbabwire yuko ngiye gutegura ino video kubera ko mbonye update, ariko ntabwo nari niteguye yuko bafiteho amayinite kugira ngo nohereze message. Okay, ibikurikiyeho rero reka turebe mu nyandiko yacu igikurikiyeho tugiye gukora. Okay, turaza ahangaha turebe ngo bimeze gute iyo tugeze hariya. Okay, hanyuma iyo ibyo byose umaze kubikora, bahita bakuyobora mu butumwa bugufi. Telefoni yawe bakaguha kode wohereza kuri nimero zo ku cyicaro bitandukanye bya Pi Network. Aha twavuga USA, Canada, England and Australia. Ibi byose ni ibyicaro bya Pi Network. Hanyuma rero hano twebwe akenshi na kenshi baduha yo muri USA. Ubwo rero iyo urangije icyo witaho ni ukureba ko simukadi yawe wakoresheje ariyo yohereje iyo message. Ubundi ugategereza akanya gato, ugahita ugera muri application yawe, ugatangira kongera gucukura Bitcoin mining. Okay, my friend, ngubu uburyo rero wakoresha uhindura password. Icyitonderwa, iyo ugeze aha ntabwo biba birangiye, ahubwo ujya mu gice cya Pi Network cy'umwirondoro wawe profile, ugashyiramo ijambo banga rishya, ukibuka kandi ukaribika neza ku buryo utazongera kuryibagirwa. Aha naho bagusaba kongera kohereza kode kugira ngo bakore isuzuma ariryo verification. Inyandiko yacu rero idusobanurira ukuntu wakwapudetinga cyangwa wahindura umubare banga igihe wabibagiwe, nguyu hano. Ndakeka buri muntu wese rero abashije gusobanukirwa. Hanyuma turagenda turebe ngo twari tugeze ahangaha. Okay, twari tugiye gusunika ino message. Okay, sorry, twari tugeze ahangaha tugiye kohereza message. Okay, murareba password yansubije inyuma kubera ko natinze.
Okay? Ni uburyo tubigenzamo. Hanyuma rero abantu mwese mufite ibibazo byo kwapudetinga, umuntu wese uri buze kugira ikibazo atabasha guhindura password, aranyandikira muri komenti, none ejo ntegure video yo kubigisha ukuntu wahindura umubare w'ibanga cyangwa wagarura account yawe igihe wayibagiwe. Hanyuma muri komenti ndashyiramo group ya WhatsApp, abantu mwese mufite ikibazo cyo guhindura password, cyo kugarura account yawe igihe wibagiwe umubare w'ibanga, mwandike muri komenti. Hanyuma abandi muze muri groupe duhuriremo kugira ngo dukemure ibibazo dufite. Murakoze kandi ndabashimiye mwebwe mudahwema kuba mukurikira ikiganiro kinyuze kuri P Mining TV. Murakoze.